aka ni agasobanuye gutangiranye umuntu mukuru n'umwana bari ko kugenda. Turabona ku rundi ruhande undi ubyutse. Okay, success. Genda uhure na onkere wawe. Ati tuzongera kubonana ku ishuri kuwa mbere. Ati rero bye. Ati Key Brown. Ati waramutse. Ati amashuri yafunze oya. Telefoni birasoni. Uyu mwana bamwise Makenjo. Rero telefoni iri gusona, hano bantu bari mu biro. Aka ni agasobanuye. Hello, sir. Ati uraho nyakubahwa. Rero ati uyu ni deregiteri wa Success. Sorry to disturb you. Ati munyanganire kubaderanje. Sir, please. Ati rero nyakubahwa. Ati Success ari hafi yawe. Ati yego. Ati yego arahari. Please. Ati rero Can I speak with ati you? navugana nawe. Okay. Ati yego. Arangije ati Success. Ati deregiteri wawe arashaka kuvugana nawe. Afata telefone. Ati waramutse principal. Success. Ati Success. You sick? Ati urarwaye. Ati oya. You have toothache. Ati waba urwaye amenyo se? Ati oya. So, which dentist did you Ati go nuwuhe to see? muganga w'amenyo wagiye kureba mu rugo? Ati principal. Umuganga nagiye kureba ati ni filime Anko yaguze ejo hashize. Ati kandi sinshaka ko ayireba wenyine. Ati kubera yuko iyo ayireba wenyine byari kuzansaba kuzongera kuyireba nanone. So you took permission for Ati Success watsagahuza ko kugira ngo ujye kureba filime. Ati yego nyakubahwa. Ati rero ndagushaka ku ishuri kano kanya. Ati principal. Ati bamaye agahushya. that permission is null and void. Ati ako gahushya ntabwo kari gukora. Permission in this Ati ako gahushya ntabwo kari gukora. Ati yego. back to school now. Ati garuka ku ishuri kano kanya. I mean now. Ati ndavuze kano kanya. Phone to your uncle. Ati subiza telefone onkere wawe. Ati uncle tifata. N'agasuzuguro kenshi. Hello. Ati hello. Sir, please. Ati nyakubahwa. Sorry about the Ati mumbabarire. inconveniences. Ati bigendanye Success n'ibyo. is supposed to Ati leave school Success now. turashaka ko kaka ku Please ishuri help kano us kanya. get Success Ati back to dufashe school. agaruka hano ku ishuri. Okay, no problem. Ati rero nta Thank kibazo. you, sir. Ati nta kibazo urakoze nyakubahwa. Success. Success. We are going back to your school Ati dusubiye ku now. ishuri Let's ryawe go. kano kanya. Ati nta kintu nakoze man. Ati uyu munsi twarangije isubiramo kuwa kane. Ati nzasubira ku ishuri kuwa mbere. Is something wrong with you? Ati wabaye iki wa mwana we? In school there Ati studying. abandi banyeshuri bari kwiga. Ati ariko wowe wajuje kureba filime Is something sinanjye. wrong with you? And you're not even Ati owing niki? school fees. Ko nishyuye imyenda ko nishyuye minerval. Ati ariko buretse waba urashimuta? Ati ntabwo nshimuta. Your uncle. Ati ndi onkere wawe. Ati ariko nta nubwo uri papa wanjye. Ati yanko reba. Ati niba udashaka gufungwa nk'urushimusi. Ati nsiga njyenyine. Ati uruhushya ni uruhushya. Ati nzajya ku ishuri kuwa mbere. Ibyo ni itegeko akana kisubirayo. Ati nisubize tubibwaka umwana ni bwoko ki? Ati rero anka ati ngwino twirebere filime. Atugaruka mu ishuri. Ati hari inyoni eshanu mu giti. Ati niba umuntu uza ayishimiye. Ati anti. Ati rero Success subiza. Ati nta n'imwe izasigara. Ati cha. Ke. Ati anti. Ati niba harimo inyoni eshanu mu giti. Ati niba undi urashemo ebyiri. Ati eshatu zizasigara. Mwarimu ati yego. Igisubizo cya nyacyo. Ati rero wowe ifatira igikapu utaye. Success arumirwa. Abandi basigare hano. Mwarimu ari gukomereza akazi ke. Ati ariko anti uwo ni Success. Ati niba ari inyoni eshanu mu giti ukarasa niyo warasa imwe. Ati nta n'imwe izasigara.
abana baramuseka Success. ati success No. ati oya It's three without ati remaining. nibura ze Shall I eshatu give you you think? aha Sit down. ati uko nguko niko utekereza But icara that aho ngaho doesn't mean you're not dumb, Sha. aha aramututse abana bahanamo cheers success niyahara ati anti Can I ask ati you nakubaze a question? ikibazo But if I ask atariko you this nindamuka nkomeje question kino kibazo and you fail it, I'll warangiza go ukagitsindwa home. ati ndajya mu rugo What kind of question can you ati ni ikihe possibly kibazo wambaza ask se me that I kikananira cannot answer? Auntie, ati anti if I ask you this ninyikubaza question and kikakunanira you fail it, I'll go ukakinanira home. ndajya mu rugo I doing or not? ati ndabikora cyangwa se Success, ask ndabikora your question. ati success baza ikibazo cyawe There are 5 ati ladies hari and 4 abantuza of batanu them bane muri are bo wearing bambaye trousers and amapantaro shirts, n'amashati but one andi is umwe wearing gown. Which yambaye one is ivara married? The one putting on the gown, of course. aramubajije Auntie, no. ati anti oya Is the one that is ati ni wearing umwe wedding wambaye ring that is impeta married. yo gusezerana But I like the way it. ati nkunze uburyo That usubijemo doesn't mean you're not umunyeshuri amubajije I'm going home. umugeni uzasezerana muri abo bane niba bambaye amapantaro uwundi umwe yambaye iriya myenda ndavuga agatimba ati wabuze n'umugabo wowe nta muntu umwe mu ishuri utabizi kuri imyaka 25 ariko ukaba ugishakisha umukunzi mwarimu arumirwa umwana aramusuzuguye mbere y'abandi banyeshuri tugaruka mu rindi shuri ati rero ati ninde wambwira imbusane y'ahantu haringaniye abandi baramanika hano hasigara ikitamanitse aba ari cyo babaza ariwo bita uyu ni success kireba inyuma ati anko ntabwo nigeze manika akaboko nshuti yanjye wahaguruka mwarimu amubaza ati mbwira imbusane y'ahantu hadacukuye ati ntabwo mbizi ati mpereza agatoki kawe aramukubita icara hasi ati wowe abaza uni inyuma ye ati mbwira imbusane ya shallow aramubwira ati ni deep ati ahantu hahezemo ati mumuhe amashyi ibyo akuvuze nibyo ati na aka kanya ati ninde wambwira imbusane ya criticize no kugundira ati wowe mbwira success atari kwandi ntago nigeze manika akaboko ati nshuti yanjye haguruka mbwira imbusane ya criticize ati ntabwo mbizi zana ikiganza cyawe arya inkoni ati icara wowe ati praise ati gusabana ati mumuhe amashyi uriya mukobwa arabikoze rwose noneho ninde noneho wambwira imbusane ya psychology abana bose baramanika arangije areba utamanikaga nawe namanitse abagiye arangije abarebye ikindi abarebye uyu nguyu kirakibaguza hirya hino ati njyewe ati yego wowe ati mbwira imbusane ya psychology ati ntabwo nyizi ati nese kubera icyo wamanitse akaboko kawe ati ibingibi ni ugushyira ikiganza mu ishuri ati my friend ati kubera icyo waba washyize ikiganza mu ishuri ati isura y'iki ntabwo nabivuga ati yanko nanjye ntabwo mbizi ati kubera icyo wahanitse ikiganza ati nanitse ikiganza cyanjye nk'uko Chibuke yabikubwiye kugira ngo abe mu ishuri nawe ati nawe manini ikiganza cyawe inyamaswa gusa noneho iki cyari icyongereza mureke tujye muri agriculture ati nyakubahwa ati ntabwo watubwira imbusane ya psychology yaramubajije mwarimu yanze kumusubiza abagenzi mujye mureba abanyeshuri nabo baba baragowe
mwarimu ubwo ngo bagiye ngo muri agriculture. Iki kirareba arashushanya numbaza agriculture yo muri Nigeria. Mwibuka aka ni akanya Nigeria naga comedy bakisema Kenjo comedy. Nge mwumva numwe Samu wanyu umuzungu. Abana barareba mwarimu arashushanya, ariko ikigaragara cyo ndi kubona wagira ngo ari gushushanya akaguru. Abana batangira kubazanya tukira ni igiki. Mwarimu warashushanya. Bagenzi banyarwanda mukore subscribe tuzamukane. Abana barareba arashushanya abana baramwitegereza. Ati rero ati tugiye kugaragaza inyamaswa. Ati kugira ute kwerekana inyamaswa. Ati noneho ati umuntu ashobora kureba ku kaguru k'iyi nyamaswa yarangiza akamenya izina ry'iyi nyamaswa. Success arumirwa we. Ati umuntu ashobora kureba ku kaguru k'iyi nyamaswa akamenya izina ryayo. Mwimbwire. Ati mugere vuba. Abana bacu disi barapfuye noneho barabishe. Ati murasobanura yuko muri primaire ya kabiri mukaba mutarareba ku kaguru k'inyamaswa ngo mumenye izina ryayo. Ati anti abebe yabigisha ibiki. Ati umuntu narebe kuri kano kaguru k'inyamaswa ambwira izina ryayo aka kanya. Ati success cyasagise cyacu. Ati uri inyamaswa cyaramututse agitera ka papuro. Ati nibiki bibaye hano. Atanyise inyamaswa. Ati se ntabwo uzi kuri inyamaswa. Arumirwa. Ati ntabwo uri inyamaswa. Ati niba utareba ku kaguru k'inyamaswa ukaba utamenye akaguru k'inyamaswa uri inyamaswa. Ati buri muntu wese rero ukaba utareba ku kaguru k'inyamaswa ngamenya animal. Ati ni inyamaswa. Ati wowe wakanuwe gatoya uri inyamaswa. Success wacu arumirwa this. Ati rero ati by the way izina ryawe ninde tubundi witwa. Umwana araza amuzanira akaguru. Ati rero ati bino ni biki. Ati ndatekereza ndi inyamaswa. Ati rero reba ku kaguru kanjye nurangiza umenye izina ryawe. Abana baramumye. Ati uyu mwana amusubize ibyo mwarimu yahoze aramubwira. Yamubwiye ati namurebe ku kaguru amenye izina rye. Aramubajije uko yitwa. Mwarimu yarumiwe. Abana baramuseka. Ati uncle nawe uri inyamaswa. Ati rero uncle ati nuhangayike ndigendeye. Ati nukongeye kutwita inyamaswa. Abana baramuseka. Ati muceceke mwese. Ati muceceke kiramwara. Ati noneho tugiye ku kindi cya gisigaye. Ati ni izina ry'inyamaswa.